ibintu byacu twebwe amafaranga ipinda nk'uzi n'umutunga uhagije dukoresha ibibanga kujya kugikura amafaranga. kuvuga ko yafashe umwana utaruzuza imyaka y'ubukure, umwana uri munsi y'imyaka 17. Yego 17. Muri Bibiliya haranditswe ngo mbese abagambirira ibibi ntibaba bayobye, ariko abagambirira ibyiza baronka umurava n'imbabazi. Umurimo wose utera inyungu, ariko amazimwe y'ururimi atera ubukene agatuba. Ibyo uvuga ubikuye wa mugabo we, uje twinjirira twibereye mu byacu turi kwiganira, ntitukuzi ntutuzi, wakomeje ukajya mu byawe ukatureka kaduhuma. Komeza inzira yawe twibereye mu byacu twe tureke. Mbonye murimo muganira. Byanditse he? Ibyo uvuga ni ibiki? Mbonye murimo muganira, ndavuga ntereka nze nanjye mbaganirize. Nimureke rero tuganire. Mu gitabo cy'imigani, mbese abagambirira ibibi ntibaba bayobye, ariko abagambirira ibyiza bazabona imbabazi n'umurava. Umurimo wose utera inyungu, ariko amazimwe y'ururimi atera ubukene agatubya. Ikamba ry'abanyabwenge. Wa mugabo reka twikomereze mu byawe, ubu harabura gato urabazi. Ahita atangira kuzura umwuka tubwira. Ubu n'umutuzo kere bino twigende muce hano. Kamubwira mugabo igihe wahereye mugende twigende mu mubiri. Igihe wahereye ubutubuza amahoye. Urongera kudukurikirana kudondoza ibintu nk'ubu. Abanyabyaha biruka ntawe birukankanye, ariko abakiranutsi bashikama nk'intare. Dadi guma mu byawe nizeye ko ibyo uvuze ubivugiraho ntuze kudukurikira. Witwa? Ke. Mfashije. Amazi kuri yo. Sabye maze kumubona nabwo. What's wrong with you? Sabye maze n'ibyo mugana ngo bigaragara ntabwo ugezwe no kuba cyane hagati kugira ngo neza
hasi gira vuba chini hasi chini uzamanyiriza umwana buri munsi Niko sindi kubyumva. urumva niwe utwatisha Kristo gira neza Ariko umwana kuko urugabiro ubonye. Urugabiro ubonye gisambi kimuze kubereza amaso sinaki. umva rero wa musore ndavuze ngo ceceka kuko amagambo uri kuvuga hano niyo azakoreshwa mu rukiko kandi yagushinja sobanura neza uyu mukobwa byagenze gute Yise byo uyu mukobwa yaraje asaba amaso. Ntabwo nigeze nengera. Ngiye kubona mbona ari kurira. nta kintu na kimwe nshaka kuvuga imbere hano ubeshya Nose kubera iki? kubera iki Nakuze iki? arahezwa n'iki hano arahezwa n'iki sobanurira arahezwa n'iki Jino bwa mbere rero ngo niyo Imana. Sibyumva afanye kuko umushatsi mwanya. ibi ni ibinini wewe reba hano ibi ni ibiki wewe erega ntabwo umubeshya niba udatanga amafaranga cyangwa ngo urebe ukuntu wirekura ntabwo rwose biri bubwire reba ukuntu wigenza ko niba bagiye kugufunga baragufunga imyaka 40 uzaba ufite 65 wowe uzava muri agasaza gukuru usuzeba wavuganye na Serge reba amaraso umwana yuzuye ntabwo uri amaraso yuzuye kuri umwana wacu vugana na Serge Iragire Ufite upfuye gutangira. ntabwo ufite we gira vuba kigwegwe gira vuba gusa aya maraso se yaje aya maraso n'umubare umutaka umwana wanjye yambaye niwe hitamo gufunga imyaka 40 cyangwa ntawe muri iki gihe leta yarabahagurukiye ariko uyu munsi ugiye kuba icyitegererezo mu bandi bose hanze hariya mu itangazamakuru niho ugomba bitame Malaika ahubwo ibintu bibiri bagufunge cyangwa ukorera nzira cyangwa ugende uborere muri gereza tegereje ijambo ryawe rya nyuma ubundi nkakora igikwiye icyo utamana arababaye icyo utakuze uvuga icyo utakuze Ndi kurengana. wamwangije amaraso umubiri uzana ibintu nk'ibyo urumva neza uzana ibintu nk'ibyo mwana wa nzakugire nte koko nakwigishije uburere ntako ntagize none reba mwana ubu usangiza mwana yanjye ibi bintu ndabikizwa n'iki ntacyo ntakweretse narakwigisha kuko tudakurikiza narakubwiye ngo uyu muhungu azagufata ku ngufu none njebe mwana ubu nkora iki koko oya uragira icyo uvuga ndakwica umugore narakwibyariye urambona ni ikibazo usobanura ibintu bimeze bityo urenga ni ikireba amaraso ku kaguru ibintu birakomeye hamwe ku mwana wanjye nta soni ntunzaneho imikino umwana arahenda mwakire mugende kandi ntimuzongere kubona. Imigani ibice 10 umurongo wa 2. Ubutunzi bubi ntacyo bumara ariko gukiranuka kudukiza urupfu. Ibyo se byadufasha iki muri iyi gikorwe mwisi Ntukavuge uti nzihorera, tegereza Uwiteka nawe azagukiza. Tuba dufaranga turinziga imbere kugira ngo nagire ubuzima nanjye. Abantu bafite umushyire umuherwe kandi mu by'ukuri nta mafaranga igihe.
Itavumye. Antoine! Umugabo nakakugenda amafaranga agiye he? yari arimo se yari arimo amafaranga nanjye Ntago wayanyeretse ndi kuyareba. Ntago wayanyeretse. nta nabatuhuza ahubwo wowe wabonaga cya kigabo cyayamaye wowe Muzana ibintu by'imitwe. Muyashyize he mwembe uko muri babiri. nese undi rano rwayampaye mubiziranyeho kuki kare yanze kuza ngo tuyagabanye kereya kuko nanjye narimo nibaza impamvu ataje kugabana Reka nkubwire rero. Ibi ngibi nta bintu by'imikino mwazana amafaranga makuzana. reka mbikubwire Ari he? Zana nta bintu. ushobora kuba waye Mwembe uko muri babiri. ahubwo fata uyu nguyu kuko nahereje envelope dusohotse niwe uyaka jya mwaka Muhagarare hano musobanura amafaranga hagiye. rwose tubabara ariko ahubwo twanasura tukazanana aho ujya utwice rwose dupanga ukuntu twabona ngira ngo bizagenda bite Icyo nkeneye nuko nyabona. aho kugira ngo utwice aho ujya utwice uduhora ubusa aho twayakuye n'ubundi hagihari twasubirayo rwose kuko nanjye bimbayeho ibi bibaho rwose ahubwo dusubireyo tumukande na Ese aturebeshamo ubonye hatarimo amafaranga njye nanjye nuko nabibonye nta kindi kuko ibintu bibaye byagenze bite ubuza agahinda mfite mu mutima nanjye ndababaye niba dusubirayo singubeshye cya kigabo cyadutuye ntabwo rwose Nase yagutubuye amafaranga ntago wayanyeretse. mfite envelope mu Nase ntago wayabonaga wowe. wowe ntabwo wayabonye reka mbabwire bayahushye Umva mbabwire rero. Ngere ku muhanda hariya amafaranga mwayazanye kandi tutaza guserera nge nawe. Rero twakinye murazizi. Hagira umuntu uzana ibintu bya dore ndatuma Malaika imbere yawe akurindire mu nzira Uwiteka ubwe azakujya imbere azabana nawe ntazagusiga ntazaguha ntutinye ntuguke umutima kamubwira uko byagenze kubera iki ntabwo ndi bubikore nuko asumva ibyo bakubwiye uyu uzi mama hari iki nubikora turabona amafaranga menshi ntabwo mbikora sinshobora ntabwo nshobora reka nkubwire ujye wubaha ibyo bakubwiye ihute Ntabyo nkora. ndavuze ngo ihute ukore ibyo Ntabyo. bakubwiye urumva ukora uko nkubwiye nta kindi kintu ugomba guhindura ubundi ngiye baranshutse pe ngo duteke imitwe tubigenze gute nyine urumva ni ibyo bintu byabaye ngewe ubundi nta kindi kintu nari nta ruhare nari bifite kugira ngo umwana w'umuhungu nyine kugira ngo wenda abe yatanga n'utuntu twe ibyo byonyine ngiye gukora muri gusa ngo arabimaze mwibuke kubabarira ababasabye imbabazi